Konuma gahumuye mwa. Ariko zinibenge. Yani kondira ubugari akira mu. Wikundira? Ubugari. Umuceri n'inyama birahiye ushaka n'ubugari. Ngiyo shyiraho. Turangira muna. Mwogere mu make genda uvume Nyarudindi. Hariya. Genda ufata isanuze yijyane. Ugura ni kwamaze. Wagamanyije. Uzi kugura. Hoya rekera akirashyiraho kana. Urayijimije? Yani kugabana. Aha wayijimije kandi iri kugenda. Uretse. Rekera gacha. Sibyo? Ishirari. Shirari yewe kumba yewe muragaza. Ishirari atanembo. Gusa ni hano. Kiri kwapa. Etombe. Shiraho. Yizane hano Nyagahe. Yizane hano. Yizimye. Yizimye Nyagahe. Ngayizane hano. Shaka koza mana yanjye muri ibiri mwabicya kabiri. Oya izanire ntebe ahubwo muzane izo ntebe hano. Zana hano izo ntebe. Igize hano Nyarudindi. Yigize hano imbere ahangaha. Igize Chana nyine wowe Nyagahe. Nyagahe naraje batwika ahubwo ndahangaha. Tereka. Umufuniko. Dore nguyu hano. None. Zana. Noneho ufata n'uriya mwuko nawe wituza fresh. Uzani ariko uzi gusanga ubugari ho. Ari bavuga ari ubusoma. None. Kundikira hariya zuba. Umva. Yarbi. Yaradini ko mbara byagucari. Byagucari. Abaretse yicare kandi ngiye kumutuka. Umva ariko maze mubwire. Baturiya mwuko ugenda yari kuri robine wose ni mwumwe. Wose fresh. Ya fise kutari kuri. Efiraje. Boba. Wituza wicarano ni. Oya yishyira hano. Shyira hano iruhande rwawe ntacyo. Bishyira aho ngaho ntabwo ari kugwa imvura. Nyagahene kurongora byaranze ntaji no guteka byaranze. Ariko ubizi kuri. Ngiye guteka umugore wanjye wa mbere ngomba kujya musongera ubugari wa fresh papa. Aho se Nyagahe uzarongora bigenze bite mwana? Biragoye. Ubanze nabyaze. Kugira ngo nzaro nta kintu uzi. Ntabwo bigoye ariko buri. Wawe kurongora kwa biragoye. Nyagahe nari mu bagabo b'imanzi bahari. Basigaye. Kugira ngo kurongora kwanjye. Niba nanjye nitekishejera. Nyarudindi. Bwira uriya mugabo uri hariya hirya. Nyarudindi. Bwira uwo mugabo uri hariya inyuma y'inzu uri gufura. Azane nuzi. Awe zana ubugari mubwira zihana. Kurongora bisanzwe ngo mubwire wowe watetse umutuku. Ugiye gutekera ubugari. Numa. Ugiye kumupegera. Ugiye kumupegera ikintu bita ubugari. Tayari. Mbo. Naga amazi arashya Nyagahene. Ya. Bikanze mwe. Nese. Reka ngiye kumubwira mureke. Agiye kumusaraga. Umva. Yezene ku kibuga hiniya. Fata ya ndro.
Jewe Mm. ngiye kubukara mu bugari shaturebe. Naza n'ubugari. Kara gasafira karimo amazi. Itonde. Adahanuriramo. Ibyo byihorera. Abireka bireka. Kara gasafira Ntago wabyemera. ngenda byikorera. Ese uradahanura mu itonde. Umaze ukadahana. Ya envelope iri hehe? Na envelope iri aho ngaho ora. Iri. Watizo. Mazi yahiye. Yahiye. Amazi yahiye. Pascal. Nyine zana twa dupapuro teruzari. Njye ntabwo nyanteruza. Mana yanjye uyu muntu murabona ari guteka ubugari bushya. Aza kunkwika. Muhamagara. Twagiye. Action. Umva petit. Data we. Habaye iki se kandi Nyagahene mana yanjye. Nzanira kariya gakombe nkwereke umwana. Bashaka. Ese uyu umugabo arabaza kudutekera. Sinjye kugusungira bugari ya ko. Rero ko yagabanya turi benshi. Abandi mo baturi imigabane ine ku isi, umugabo w'inzazame witwa Nyagahene w'umusinzi niwe watumye imbaga afite niwe basinzi kugira ngo ayobore. Agiye kudutekera ubugari ariko niba agiye guteka ubugari bwa wenyine simbizi turi abantu bageze kuri 5. Mbese ubu bugari agiye guteka ari ubwo bwanamuhaza. Ariko si ifuku ihari. Mana amazi wa mugazi kaya mazi. Aya mazi ko yamaze rero ngomba gusonga bugari ya mu Kandi ari n'umuco. kandi Ase nindi ari bari butoya. Itondari. ninde sugiye kurya ubugari ubundi. Ye naburiya umwese turya ubugari ariko byose turarya no kumuceka turarya. Umuceri mujye mujya mujye. Mu muribo abuzukuru bangu. Ubugari ko kwahurika mu ma. Murabuzukuru bande. Turabuzukuru bangunda. Ariko dufite abagabo babiri baturusha kurya. Yego. Hari umugabo wa mbere wagiye mu marushanwa uzakagakurubaga igifu yitwa Temariko. Yego. Temariko yahuye na Nyamabondo turaza kureba rero haracu wambaye. Ni ukuvuga ngo ngiye kubahamagara live kuri wari telefone video call none turebe kuko Nyamabondo ararusha kurya umugabo yagiye mu rushanwa bakamukata igifu burya nuza yarariye cyane Temarikwe yaraturitse igifu barumva Temarikwe ngewe tuziranye gutya rwose natwe mu video ko naho none nukuvuga ngo gabanya kanguza gabanya umuriro kapiteni w'umurokore gabanya kanguza gabanya akari yes umara muso aza kumfubiriza ubugari kugira gute aza kumfubiriza ubugari aho si umuntu warikisha akaboko kamwe koko Nyabitanga ko ari wowe ukoresha umugabo twa Nyagahene urabona turi buryo ubugari koko mudukoreza puswari mugire share na commentaire uyu mugabo koko yibereye inzazame kuva kera ahubwo mazi ari make none se uko adashyira mu namba noneho wowe hano runaka ukamenya ibyo gukoresha byose bigiye gute abandi mwumva ko nasinze nabonye umusinzi undusha gusinda none se umugari turaburya koko utaburiye Nyagaye bigeze neza agapapuro kagafatisha ngakaya kambere we gafatisha ndakani gaga wagatari Nyagaye rero rwandiko zimubeye ayewe ndakubwira umugabanye umufashe kapiteni Nyagaye buri gushirira abantu kugira ngo yonge kugira ngo abanyari wabura kujya cyane rebera yaho ngaho Nyagaye n'izindi uri kubushiririza pe butanayi urabona uyu muntu afite imbaraga mwamufashije ko wapfuye yarihuse ibi ni kubera muri iyi si muri miturire Nyagaye itondari ariko se ibintu Nyabitanga we uraturebera ushyiraho komanteri dore ukoresha abantu b'inzazame b'abasinzire umusinzana niwe no gusonga washyizemo amazi mwana washyizemo amazi aho ngaho wasutsemo mu cyuho nese niwe utetse kandi ndi kumubwira sukamo ubugari ntabwo nyiri
hano ase Kamananga wafashije aba bantu ko Seko yigize umutetsi. akse wakwita nese ateriye ubugari ateretse indi safuriya iyo safuriya niyi itonde Amazi toka ari gukoresha. nimutaburya muze kurorera Muri siporo rero umugabo ntuzamushobora nta mbaraga afite. Birashaka abantu bafite ibituza baterura shiramo andi mazi ratashyira ntabwo wibeshye mana nyir'ingabo nyagari none ubu ugiye kuba itonde se bake iyo mana nyir'ingabo ugiye kubika ibuye watera imbere Kamana mwavuye ku nzoga ko mwavuye ku nzoga ibyanjye nabitetse neza. nawe uzazisubireho Nanjye nabitetse neza. Izi nigeze mbiteka nk'uyu mugabo. ngewe uranshakaho iki wakwitonze ni ukuri birababaje biramaze abagore we nta bugari uza kurya Ntabwo karisa n'uburi kwa rubwe. Wisongeye ubwiwe. nese gutyo uri kugira gute sunga bugari Urutwe na nzovu. Nzovu nta musha gutera. ndavuga yaratekeye mu ntuze mu bakire b'ingagari bamuhemba ngo Nzovu yavuye i Nyanza iwacu twe turi abantu bo ku Mugonzi. ntabwo wagerayo toka Inzovu ntabwo igera i Nyanza Inzovu yaje i Kigali muri 79. Inzovu yari umukozi wo mu rugo. Azi guteka. nzovu yazi guteka nyagaye kudatereka burahira hasi cyane nyagaye ikibazo uri kubwica nyine uri gupfa banaho isafuriya uri gupfa ko ngiye kuburya njyenyine oya nese ni wowe ese abandi ntabwo bari Mva ko nasinze leta y'igihugu nitabara uyu mugabo we yarasinze cyane. yaramaze songa turebe wa yego rado wowe nakubwiye nigenda ujye ntabyo uzi se nyarudini Bamurokore basoze. nyarudini dusongere So mwana ubugari ubunoze. ubunoze dushyiremo nyine ntari ariko ushyiremo duke mana cyakoze nyagahene bana mufite Ubwo bugari bunoze. bunoze buke neza gira vuba se ngaho ndebera none ugiye gusonga kawunga se ujya undebera Urabona ko afitemo akabaraga. ntako ni hafi ya ntako ndebera ntabwo se gute ibi bintu wasongaga n'ibitwaye uza kubwarura uze kundebe yewe uracugusa gutyo ndakumena ijisho Wa mugabo we nta mu diaspora warongora nta wakwemera. nibenyewe Uyu nguyu. Ariko wenda wowe uriya muzungu azakwemera. ntabwo umuzungu we ikenzi umuzungu Wowe za nta mu diaspora wakwemera. uyu Wowe yagahene. Yezu yamukushwe batisheri waneke. no ndebera inyuma y'igikora akandi gapapuro kanini wafashe icyo nyagahene yatwitse mucire Uzi ibyo byo wabishobora. kubera inkweto z'abatindi wewe ntabwo ari uko bayikora wakirwa Kamana wadutabaye uzabisingaho Baba muri Kongo. Umuroze kwa wongeze. zimya Kamana zimya inyanza Waba wijimije. Kamana zimya Abagabo baba mu gihugu. Baba hanze y'igihugu. gasapfa karimo kunyerera Yewe ibyo tuboneye kuri iyi TV yacu ntabwo mu nyakujyanye zandi buretse ubuzima bwawe urabutese nyine ubu ariko ntabwo buracya nta n'ahantu buragera nkaburashye. burimo ifu nongere cyane oya buretse nyagahene ngiye mbimvisa ibyo kugarura butahine cana nyine waduca ngaho cyane turebe Neza kibiti zuba gifite. ibiriti n'indi gifite aze mbane mwabaye iki Nyagaye nawe gifite. nyagahene wowe ufite kibiri ntoya nta n'umwambaro Kamana wadufashije ko kiri ikibiri reba nta igise mwambaro urimo mbese ni icyo se ntoya Kamana kiri he Nicyo reka. ndagifite ariko ngaho cana nyine butarapfa mbwibura ijana hariya n'umwe mana yanjye
Nyagaye no kuri uri kutubabaza pe. ubukwe bwo bwaracana Hoy nashireho nabirira jya. Ngateka. Ego torero we mana we. nese mubaye ese ntabwo muzi guteka Yende ndio. ntabwo uteka iwawe Nari kumuceri. Yesu ndio. rero bari bana bakuteka Ndio bugani. noneho ubwabyo basi bitaza niba ushirana igihe urambona Ngo igwe kinyagaye ngo. Nyagaye ngagize gute? Nyagaye ngo bigeze bite? umuzungu Ngo uzarongora iki? ni umuzungu Gahise uzamutekera. yego ariko ni byashyize mu ifu Umukozi ndanja guteka. agerageza wowe n'umuko wari wakunaniye kumfata ariko nawufashe Nyagaye. uzi impamvu yabikoze kuriya nuko yazanye umwuko uriho agasoso Nyagaye. Gani. fata isahani nyine wari uri wake Wakwaru yari kusuje kutu. Dore sani giyo mukamanangara ifite. Kamanangara ifite. Kitose. yiramata we shiraho bana ntago uri wo mu bishuye mwana Ngo nyangira gute? Ngenda senga we. wekere isafiye noza n'agasosi noneho ituzinya kandi bijyanye rata uri sawa ikintu ngiye ngukundira umva uri igisambo Nicyo mukundira? Yewe. Ngo nyanyi. ariko umuzungu yamukura hehe wowe kuri umuzungu zaye Ngenda senga. aryo ni kapitene wa Yesu Bararetse gusenga. Abasenga barasenga. Imana irazira pozisoni. Imana irazira pozisoni ababikize bose. Imana yaciye inzira uzi impamvu mu nyanja itukura. ejo bamubaza ikibazo gikomeye uvuga ko ntabwo ari urya uzarya imwe umugore wawe nashaka kurya ubugari uzarya Wa mugani. ugomba kumenya kurya guteka indyo zose Yego. Yuko nyine. Wowe ukari ndabuzi ko umuceri abuzi kuteka icyambere ni kurya bugarama n'indyo bikoze ayizaka sinyanya ruswa itaje y'izana ryari mwana itaje y'izana ryari yaje aho nyumvira uyu sesi nari maze igihe naba mu gihugu wa gahinja wabaga mu gisambo Yabaga mu nari wundi. nagiye kuruhuka mu hano y'ibirayi Kamanangara kubisi kari umuntu wese. Ari mu diaspora. wa mugani kandi mu diaspora abadiaspora turabasuje cyane turanabakunda cyane kandi mu badukunda suza umugore wawe uzaza ariko nk'uyu kamana aryo mu diaspora ashobora kumwishyurira inzu akariramo umunsi umwe kandi yayishyuye ukwezi Akayiraramo. umunsi umwe Nawe ushatse kuba kari mu bagabo bishyurirwa inzu se? simbu Ntabwo abasha kuyishyurira. indenge mbeshye ese se amafaranga yanjye ko yariwe na bashiki banyu n'ababyara banyu urumva niba mbeshye imana nguriya etaje ngo yuzuye urayizi yewe iriya ntabwo uyizi koko n'ebyiri zisa oya iriya ni inzu iyi ngiyi ariko iriya yesi imizi iriya se niyo aba abapadiri ije vuba aho utari mu diaspora se ni hehe Wa mugani. wowe na yakamwana na nzovu mwese muri aba diaspora Yego. ariko yakawe yarivugurura Muyiterureho. wavanye isosi yanjye irakama ndakumenya Zim. bavandimwe rero tumaze guteka ibiryo birabonetse umuceri agasosi k'inyama ubugari ubwo tugiye kubanza turye ku bugari
nyuma dusoze z'umuceri ariko uyu murokore we kapiteni wo mu ngabo za Yesu ntabwo ajya arya ubugari ubwo tugiye gufata ameza y'ururiro tuyahanagure neza tuyarireho dufate video turimo kurya kugira ngo dutere peta abanyaburayi ntibakigesha amenya bafite imihangayiko bagakizwe n'iki bafite ibibazo byinshi bimeze bitise kubera umwanya bakora amasaha menshi amasaha yo bayageza n'ubuvuga ngo bo nimba amasaha 28 usanga umuntu akora amasaha 20 nanjye rero nyakuze nahita ngo hasingapfa bo barakora cyane ari igihe uri muri resitora ngo nyuza amafaranga batise ndayakura ye yarakubukeye ntabwo pome ndasoroma sabana umwanya arimo ntabwo amafaranga yasoroma mu kazi ngo agiye kuri transfer nta mwanya bafite umwanya wabo n'amafaranga yarakubukeye igihe nta mafaranga bayakubukeye cyane yakobokera byonyine niyo mpamvu abanyaburayi ntabwo kugira ngo nzakoza amafaranga niyo hari ngaho icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ujye wihangana kuko nawe aba yategereje nk'ubu ndashimira Taifa anyoheje ubundi 140 ejo n'amadolari 100 hasi yarakwerereje ariko anyohereje cya gipfunyika apfuye kugenda gabakabanyamo imiti yaranshiranye aranyohereza Etofisi Arama na Trading TV turamusuje mushiki wacu dukunda na Warama nukuvuga ngo nabo baba yakokeye buryo umunyabara barakora cyane isago wayi ntayubahirije aba yakoze nawe bataramuhemba reka barakora ase ubona bakora nk'iki nk'umuntu w'Iburayi uzi ukuntu bakora by time umunota ku munota bakora iki nyine iyo ugiye gukora akambere nko muri Canada hari ibiti bipima kilometero biba bifite umubyimba wa hegitari imwe ni ukuvuga ngo bashyiraho konsesi zo gukata imbaho uwo muntu wajya gukata imbaho mu ishyamba wowe ukaza kumutetaho umubwira ngo nyohereza amadolari 100 wamuhamagara se ngo akwitaba ni ukuvuga ngo ntiyanakwitaba baravuga ngo usiga ubutumwa batema ibiti se ariko uzi igiti arabasoroma pome ku masaka nubona kino gikapu uyu mugabo gusa nagiye ababosi ngira bo barakomeye nka Etofisi we ni manager w'abakinnyi uramuzi muri abiri mu benzi nkagira dogiteri wanje na Trading TV mu dogiteri mu bitaro arakomeye ahembwa nka miliyoni nka 10 na zingahe nkagira babana bo kwa Paul Mugambira ku Kibuye nukuvuga njyabo ngira nabakire nabana nagiye mbwenge mind kugira ngo batere imbere ariko bande babiburayi nujye ubona umuntu w'Iburayi amaze amezi atakuvugisha uje nawe barimo kuyakokera mwa ariko bakubaye bacumuga n'Ikinyarwanda namwe yicyuza nta rugo ruburi none se umuntu yagibura ari inshuti yakamana amezi ataraguhamagara kareka ntabwo byakora none se impamvu ataguhamagara amayeri tuzi ukuntu bahenda uzi ko yabona uri kumuhamagara yishima cyane we ntiyaguhamagara nta muntu w'Iburayi ugiye guhamagara ariko iyo bishatse akaguhamagara SMS ariko kujya kwa video call ugeje mu gitondo n'umwana wamamagaye uba mu bigo bya Caraïbe witwa Dubu na Pacific Dubu ya mwana we Bugesera yamamagaje arambwa ati ndabona ufite inyota reka nkoheze utudolari 10 ubu nkwa gacupa si 13 magaje mu gitondo saa 3 ese ndabaje Iburayi ko saa 3 mu kiryamye wowe urakanuye oya ngo gisinjya ndyama hari bije bataryama Iburayi umuntu akirwa kanuye akarara kanuye byanyabyo iyo yanyoheje amadolari 10 bose iyo ukoreye hano ariko arambwira ati nyamahoro amasano arakomera nubwo nta kintu atanga ariko burya aguha ibitekerezo ibitekerezo byo bya ndetse nyamahoro nta kintu atanga nta kintu yaguha n'inzoga ntiyayikugurire kada nta kintu aguha nanjye nta kintu ni ukwitanga ngo tumenyekane nyamahoro umuntu azamenyekana birenze aho yamenyekanye ntabwo mbishaka we yaguhaye igishaka kapiteni w'umugabo za Yesu yaramusuye se nawe yaramusuye ibyo burya biba yaramusuye do yagiye yaguhaye ikizi umuceri n'iriri werere wonyine inyama raziriye yaguhaye n'itike nta nyama yaguhaye oya yaguhaye itike gusa nta kindi mbabarire sinzahura nabo n'umuretero ntabwo urajya kwa Nyamuhondo ubuzima asigaye cano yarayimuriwe mu rugo yewe akoriwe mu rugo ntabwo kigera ese ko mushutoye imishu nabonye hajya cyane singiye imishu nawe arahajya singiye kwiyemera abagiye mu biki kumusura se ubwo bisanzwe Nyamuhondo kubana nawe bifite inyungu nyinshi kuko Nyamuhondo we yumva ko ari umupoliseri w'umutaboneri ariko burya ubaye pase nawe ibyazo gusarura nk'ubu we ntitwari tuziranye ariko Nyamuhondo yambwiye nimugoroba ati utahe kare ejo aramufite ikiganiro
ndagikoze kandi ndishimye yego ubwo ngo n'indi cano ikakubona gutyo gutyo Yego. ubu ni Nyamabondo ni nk'ikiraro ni nk'ikiraro ugomba kumwambukiraho yego ariko we ku cyumukuraho uvuga ngo nta fanta yagura reba bati ndi kubaka nikaye bari kubaka avandimwe rero Nyamabondo nshuti yanjye uva kugabura we nawe gasukumva kugabura kapiteni w'umugabo za Yesu arimo kurya umuceri reka twumve kumeze neza Nyakari na Kabaranga barimo bararya barimo bararya ubugari agera imbere genda rye ntabwo hano nkubona kano kantu ubikwamenya genda hano ntabwo nkubona hano genda wegere hariya Nyagahene aho ngaho egera imbere nanone egera imbere urye mana amagasenda cyamagase mufungure ntabwo ugaragara mana iyo wakwegera imbere nakureminze ku buryo utarimo iyi cano rero bavandimwe ariko icanira akabura Bindi ngo Jesse kizo mipango ngo abantu barabesha icanira akabura ntabwo urusenda rugezweho nani usenda barupfundikiriye muri noza dufungurira kapiteni w'umugabo za Yesu ni kapiteni yicanira gabo amari icanira akabura kari kafungutse rigana gakubite hasi gareta gafunguye karega inyuma maranya bene yazana ibitekerezo cyanya Bisa gukoza icyuma. zana muhe Nyagaye eza cameraman Nyagaye turi abaryi twa turi n'abatetsi reka dutemberere Kasuku hanyuma sure muri weekend tuvuye kuri match ya Rayon Sport twumve imitekere ya Kasuku twumve n'ingi two bihura yego harya Kasuku ngane nabaje vamos Kasuku muri Mongolia wa mipango mu bantu batetse nawe ubwenzo ubanza uba none se iyi cano mwari mwayizanaho nzovu na yaka reka mwana baraje iyi cano zishaka kwigabura rero ndabona ntazongera guhaha mu rugo abanyarwandakazi ba youtubazi neze iyo netse ibyo kurya mu rugo ndabimena kandi kumena ibyo kurya ni icyaha ni ukuvuga ngo mfite isosi imaze icyumweru cyose ntararya wa musirikare wa Yesu agaceri kamuryoheye ubu tuvugana rero njyewe n'ubu ndabona amacano ariyo gaburira muri iyi minsi ngiye kujya nirira ku macano wari warya agasinda ukumva kakugeza ahantu gatuvuga ngo yego bishatse kuvuga ko kageze muri pozisiyo nyayo agasosi nyagari ni kamukuye Nyarudi una kintu ntabwo ajya avuga iyo ari kurya oyi kakuryoheye Nyarudi nagaceri kakuryoheye ariko wa muceri wundi umva uwo muceri wose ubika niba uryoshye uburyo wose umumare n'amavuta meza ariko bawutekesha rero ari kimwe tugomba kwibuka n'abatamenye nakoze hari abana ba manini abana bacu duherutse kubasura ntugomba kubagaburira kabisa duherutse kujyayo kabisa wayegera tibishorera akabo Materi ubundi twebwe ko twigaga muri abantu barapinze ngo Nyamabondo arusha guteka ngaho nyumvira iyi sosi iyi sosi yigeze ishirira ntiyifashe
iyi meze neza ya urumva itamirika ngagize gute ngabugize gute iyi ni sosi yo gukata na shoka ya kwiba ni ibintu byo no mu gisirikare bamwe bikanarinda disipurine bebe abandi disipurine nyagahera ubwo bizarangira gute ko gusaza ko ashaje nyagahera kwemera kwemera ya kwa ngo mu gihe asuka burasura byemera kama ntabwo nabyemera ariko nibyo ntabwo nabyemera ibyo ntabwo ari bya bimera ntabwo uzagenda ubibonye ariko ntabwo nabyemera asura musaza waramubonye kama mu diaspora rero wacu witwa Josiane ajya ni Josiane uyu mugabo ugiye kukurongora waribeshye ni inzazame y'umusinzi wagerageza ugashaka abandi bagabo kuko uyu rwose ntacyo yakumarira umuntu unanirwa no gusonga irobo ry'ubugari urumva yakumariye iki ngo ntacyo wamumarira le rwose contre succès wabanga none se uraniranya na Jose none se ubu tuvugana wamumara iki umuntu unanirwa gusonga irobo y'ubugari akananirwa no kumara irobo y'ubugaraho none warayisonza no kuyirya birakunaniye iyo biza kuba ikiro biteho ikiro nagisonga fresh no kumucereja kandi umuceri barawukanda shiraho n'undi n'ishozi n'ubugari burakunaniye isi sosi nyamara yarababwiye sosi pusa kandi umuceri none nyamara yarababwiye yarababwiye biryoshye ariko bazashaka kamana urateka kabisa kamananga ashobore mu batetsi bangahe mu Rwanda ubu yari ubu umugozi tuvuga ndi mu batetsi banjye yakongeza kuba umugozi abamugenga nta muntu atunze bihari w'umugozi nta muntu atunze amafaranga w'umugozi iya hakemera rimuhora muri dimba tuba twarakoze twarapanye warababwiye ese urahaza ndahaza ubu urahaza wa mugabo oya kandi umuceri mwana wa Tel TV niba ushaka ikintu cyo kurya iyi cano irakomeye warababwiye shiraho umuceri yewe iyi cano ntabwo nari nyizi ariko shiraho ndayimenye umuceri urye uhage nugera n'iwawe do ibi ntabwo uri kubibona n'akajerekani k'amavuta gatwara iwawe warababwiye imwebwe aho nyarudindi ravuga ngo ndeguye umuntu atetse irobo y'ubugari abatuye burayi abatuye imigabane y'isi yose umuntu atetse irobo y'ubugari ku isonga biramunanira atabarwa na kapiteni w'ingabo za Yesu none reba n'ubugari yatetse nabwo buramunanira buriya byarangiye niko mera buriya ndetse ko mbona kibisize byose kandi uwo muceri we yarababwiye babwira kandi uwo muceri ariko nko mu bahanzi buri umuntu N'ushaka n'amazi ya nuza ya- byose ni nkande Ama-G The Black yabimara yego Ama-G The Black burya ararya umuntu biyabaye akabagiye nabanza kurya inkoko abaye inkoko ebyiri nawe akarya izindi ebyiri afite pulaye wenyine pulaye y'inkoko nyinshi urya Ama-G The Black ararya ariko undi muntu nawe urya ufite kuraje abantu bataramenya neza utajya uza kuri social media yanga aho tuvuza abahanzi ntabwo tuvuga aba YouTubers ubu umugabo bita nuza Bulldog Bulldog nawe ararya nawe arakanda agahekenye Bulldog ararya nawe ararya cyane yararya nk'udukoko tungaye buriya ariko Ama-G The Black niwe perezida wabo Ama-G The Black uzamagane gusura ngizo nkoko zikuri iminsi 3
uri umuntu wanjye uri inshuti yanjye uzampamagare nirire kuri izo nkoko nabonye zibyimbisha amata mu muntu akabyibuha nk'ikirayi cyangwa igitoki indi iyo ureze ziriya nkoko zo kwa Majide Buraka bazitera ibishigi zikuriye iminsi ine nawe utangira iyo ziri utangiye kugira amatama amatama abyimba byimbye yabuza nk'uyu mugabo urabona ko yagwingiye yaza yaragwingiye wagenda ukajya wirira inkoko zo kwa Majide Buraka yavayo se Majide Buraka nomero zacu twashyize ku kiganiro musabire tubabarire uyu mugabo kapiteni wo mu ngabo za Yesu yaragwingiye umuha ibyo kurya arebe ko yazana inda nk'iyisho ariko imiraza se nyamara ahubwo inkoko imbere ye nabo ko byagenda kose umuceri n'ibishimbo urya umuceri n'ibishimbo ukwezi washikunu gataha bahora warya indi imwe ukwezi washikunu cyane gataha rwose niyo mpamvu ari igikara cyane kandi igifu kikamera neza ubwo n'umwuka wera uraguhaza wibete wese cyane rwose n'umwuka wera umwuka wera uramuhaza burya abantu basenga bagira ibanga abantu basenga bagira ibanga Imana ibaba hafi ryo kurya se oya Imana ibaba hafi abantu basenga ntukajya ubakinisha nta muntu ukina n'abantu b'Imana wawe dusuje Pasiteri Masasu dusuje Apotre Gitwaza dusuje Apotre Minyoni dusuje umushumba ukomeye witonda cyane Apotre Rugamba dusuje umwesikoro bita Yongwe Apotre Yongwe ariko we ni umwesikoro dusuje Bishop ubwo ni Faustin mugabo mwiza witonda Faustin dusuje Pastor Mutesi twihanganishije Pastor Korode yabuze umubyeyi we bagiye kumushyingura ku cyumweru kutagiye kumutabara hashize baramushyinguye njyewe namubwiye impamvu twaravuganye mubwira impamvu nari boneke kubera ko ndacyarwayemo gakeya uri kwiyondora dusuje abakozi b'Imana bose aho bava bakagera ntabwo insengero zanyu twazifunze ahubwo twanze icyo bita akajagari gukorera mu kajagari nawe ubundi rwose uzerekana ibintu biko biri ku murongo azakora nta kibazo twamaganye rero itorero rya Satani ryitwa abarungi burya turabamaganye bo mu izina rya Yesu basengera ku gisozi kuri Apabena bakongera bagasengera Ishyorongi ni abakozi ba Satani ntabwo twebwe tuyobora Satani tuyoborwa n'Imana Imana yiri guhana igataha hehe mu Rwanda ese Kamana watagiye kunywa inzoga ufite imyaka ingana natangiye kunywa inzoga mfite imyaka 4 nigaga nivaga muri Garidiyeni hariya kuri Jandarumuri hariya hawuze Chiki na Miki hari ikigo cya Jandarumuri hari umusaza bita Kanyaburigeya niwe watwigishaga mu kiburamwaka cyaho hari n'ibiduruduru hafi ya gereza urabona ya nzu iri hafi ya gereza batajya basenga iriya niyo twigagamo natangiye kunywa inzoga mfite imyaka 4 ariko nari umuvumbyi ukomeye kuko navumbye data data yavuye muri Prove ari veterinary azajya kurya burusheti ahantu yaguraga burusheti ya 3 ya 5 aho bita kwagera gora umusaza usengera abantu w'imfura mubona mu muhimbe none usanga yashyizeho burusheti nimba ari 3 na primus yaguraga 25 ariko yagati mwana wanjye se mu rugo nta mahoro nanje gusubiza nari mubonye manuka muvumba primus mba ndayigutumenye nimazemo naza urujete mba ndaziriye ubu ni umuntu wa mbere watangiye kuvumba navumbye data ku myaka papa waje ku myaka 4 ngamuvumbye ni iki kintu wicuza ko waranyweye inzoga ndabyicuza kubera ko ari ahantu bijya bimbongamiramo nkaheye boss ashobora kutanyizera agira ngo nanyweye ariko ntabwo aba yarebye mind yanjye ibitekerezo ariko iyo byaje n'inzoga ntabwo babyizera ntabwo babyizera ese wagarutse mu bakangahe niba atari ba
Nagarukiye mu wa gatanu segonderi. Wa gatanu segonderi. Kuko ndumva narize kuri burije ariko twigaga nta mayindi dufite y'ubwenge kubera gukina umupira Imana. Niyo mpamvu urabona gukina umupira kera. No ku kigo n'ubu by'abakinnyi bose bazamutse bakina kubera iki? Kubera ko bazifite impano y'umupira. Babakina. Navuye ko nakinnye umupira kuva kera. None ikigo kirakurikita burya gatanu segonderi. None nagarukiye. Ugeze ubona diplome se? Diplome nayo kubona gute Déclassé. Wese barayibonye. Beti tosa kusikana ngai. Ngai sana te orobiteyo. Oningingo na solo na lingala. Mba nasoma by the way. Zera na bisayo mono roi na ngai ya diplome na ngai 007. Okay. Lokola James Bond. Abonize. Wewe nyinyi wote sisi wote tunataka kulizoea. Mimi kukuzo Mimi bananiita Captain Isaac, mimi ko Oscar. uko Oscar kuna hauko askari. Oscar uko kapteni wa fake wabasinzi. Ni captain wa wasinzi. Fake captain. Ila Tanzania. Ari mani kumugisha. Tanzania wewe kuri ikiwe. Ese kamana. Ukunda umupira cyane. Reze udakunda umupira wa kwandika muri. Okay. None baguhaye ubushobozi bwo kugira ikintu hindura muri football cyangwa se muri football y'u Rwanda. Iki kintu wabona wahindura? Ikintu nahindura abanyarwandakazi Premier League yo mu Rwanda nahindura abayobozi ba Ferwafa nkanaca n'ibintu bijyanye n'amarozi na ruswa byatumye amarozi remera bamo atagaruka ku kibuga. Amarozi remera nawo bamo kandi mubwira ngo byatumye president atagaruka ku kibuga. Yego. Ibintu by'amarozi by'ibiki ntabwo tubyemere twebwe. No kuvuga ngo rero ngewe ibyo byose nabica. N'umukinyi mbonye uri muri ibyo bintu namuca mu kibuga burundu. Akajya kwicuza boutique cyangwa se akajya kwibera mu roko defense. Cyangwa akajya kunywa urwagwa. Cyangwa akajya kunywa surduwiri. Ibyo nabica burundu. Nyuma y'imanda Fabrice turakubaha nk'umunyamupira umwana witonda cyane ariko nyuma y'imanda ntabwo uzamenya ushobora kuzasimburwa na Kabananga cyangwa na Itofisi cyangwa na Bajangwani kuko nyuma y'imanda turashaka abanyamupira natwe kwiyamaza muri Ferwafa. Mushaka kwiyamamaza. Turashaka ariko we ntabwo bagutora. Niyo batantora ntabwo umuvugizi. Oya naba n'umuyandagaza. Naba umuvuza nduru wa Ferwafa. Yego. Umunyabitekerezo. Nokuyandagaza nabo. Ariko bebe wo muri Kiyovu ari Nyamirambo nta kazi afite. Bakarikiza Olivier barahari. Bajimika tete barahari. Denjaman arahari. Nuko Fabrice nene nasabye leta y'umwe cyangwa abatureberera mu bintu bijyanye n'umutekano n'iki. Nabwiye mureka abanyamupira rero bagaruka mu mupira wabo. Ndamupira w'ubuzima. Ibyo yaravuze. Ariko nka Dogore. Bongere bamufundisha umupira sha. Dogore narimo. Nibazamure kurevo. Bamushize azagumeye kuko yica cyane yaryaga ruswa ku mugaragaro basanzwe mu rugo huza imipira y'amavubi na za baro ibintu byose twabibuze ku kibuga byiberewe muri stoke. Nk'umuntu rero uzi umupira wo mu Rwanda yego ni uwuhe mukinnyi ubona ufite imana idasanzwe uri kubona yuko yanyamwa akagira challenge imana nurebe ngo reyo cyangwa iki umunyarwanda w'umunyamahanga ufite imana idasanzwe uri kudashobotse yego bamwita Olivier Kwizera. Umuzamu w'Amavubi. Sebundi Kwizera yagiye ubona none se turinda gukinisha umuzamu muri South Africa udakina uriya umuzamu wacu w'Amavubi ntagakina aba ari kuri bench. Olivier ariko Olivier we ahari arakina ariko bamwita indiscipline. Burya Olivier wagira ngo avukana na Kimenyi kubera Kimenyi yivese cyangwa Kimenyi nyine yive umuzamu nako ni bamwe bajyanye ndi babyana nimba umugabo wandi umugabo ngo umva anyura hano jana kwanza waberekeye aho garuka bamwita Miss ajya ni Miss ndetse ari umugore Kimenyi nawe si Miss se wari Miss nuze inde ajya yitwa Kasenga dusujije rero umukobwa wa musitari twemera cyane bamwita Ketia Washiba. Inde? Ketia se? Ketia uhe nyine. Washiba na muntu Washiba uhe. Ketia. Keti. Washiba. Oya.
Keti sinzi bana n'ibingibi bana hari abandi bantu muzi Keti muje muzi Nyagahene buretse gato Keti muzi n'ucuruza imodoka afite 10 ya automatique inde ubita Keti akora iki ni umumodo mwiza cyane umumodo agakurikiraho wa wundi yitwa Shadip yego Shadip uramwemera ndamwemera uramuzi niho bakobwa babiri dufite mu Rwanda beza inde nande Keti yakundanye na Sadio Mane yego amukura igishoro Keti afite aparituma zigeze kuri 20 Sadio Mane uramuzi umukobwa ufite mind ikomeye cyane yego Keti ndagusuje rero ni wa mugabo wakojya kugurisha izi modoka witwa Isaac aho uri wose sujije ayo muvandimwe nsigaye ndwara kwibagirwa muvandimwe muvuze nini uriya Shadip nawe ndagusuje ndi kumwe n'abagabo b'inzazame ntabwo wabona n'izi nzazame ngo bare kutibagirwa hari iyi yitwa Nyagahene hari iyi ageje aho yitwa kapiteni bwo kuteli ndiri musaza Rosamond kapiteni wa Yesu ese hanje wavuze waje uvugira utayafande kandi kuri tipi nabyo biriho wewe urafande wa Yesu afande nyarudindiri musaza Rosamond kapiteni mutwihanganira rero amapeti twayagwije kubera ko dukunda abasirikare dukunda n'abasirikare dukunda ingabo z'igihugu ko zicunga umutekano nimukajya mubona aho twitiriye ibintu mugire ngo turabasazi nuko tuba tubakunda tubasabira tubasengera nk'uyu mugabo urabona ko ari kapiteni Jena hizo ko nije kapiteni wenyine w'abasinzi ese Kamana ariko mbonye kapiteni nawe wakomeye Kamana reka tube muri nuze gatoya hanyuma mu bahanzi nyarwanda bose umuhanzi ubona w'umuhanga kurusha abandi ubona ari nkande bamwita international hit seller yego bura niwe ubona niwe muhanzi ukomeye n'igihugu cyubaha n'abayobozi bubaha kuko indirimbo ziwe ushobora kuzipinga wenda ko zitaba zikijyana ariko ubutumwa buzirimo no bwa mbere niwe wa mbere reka twe twumva indirimbo nk'abaproducer bakomeye cyane tureba abaproducer tureba icyo bita iki amagambo ari iki mu ndirimbo yubaka umuntu none se nk'aho mugabo warimbye ngo inyoni yaridunze iri mu giti mukamara gusa ubu yabakubwiye ariko zenda tuzarurwanirira harimo ubutumwa hakuri kumwe n'abagabo mana we abagabo ni inzazame nakamuye ngo ni kapiteni general we ninjye wagomba gukaraba intoki hariya nawe wagomba kuyobora itonde ninjye wagomba kuyobora abasinzi kubera ko mfite ukuntu bakontorora ni iki kintu wagira kuri abo ngabo abo cyo mpamvu nabagira inama uyu we ari muri Yesu ariko uyu nguyu we agomba gutabarwa Imana kubabarire bazawukorera icyo bita nzamujyana kwa Mignone amukorere deliverance n'ibyo byiza ariko Mignone si wa wundi wa Pastor Claude w'inyamata ntabwo yakora deliverance nayo kwa Pastor Claude inyamata ariko rero wowe Pastor Claude inyamata afa kuba avuga izina ry'Imana ishobora byose n'umwana wa Yesu urabemera ko Pastor Claude mwemera cyane umwemera nk'umupastor cyangwa mu YouTube ni pastor umwemera nk'umupastor mu YouTube okay turi kugana rero ku musozo dusugana ku musozo mwagira icyo mubwira abantu abakunzi ba Riteri TV show abakunzi rero bari mu mpande enye z'isi wa Riteri TV show inomero twazibahaye mwazumvishije bavandimwe rero dusoza nababwira ko iyi channel iragabura niyo ya mbere irengeje iya Nyamabondo TV irengeje iya Gasuku wa Mipango gusa tuvuye dusezeranye ko tuzasura Gasuku muri weekend tukareba imitekerereze yacu tumaze kurya iyi channel aho yavanye Imana ibongera umugisha turayisengeye ngo igihora itera imbere kugira ngo tujye tuyigana ibone ibyiduha kubera ko nukajya wifuza ko mugenzi wawe yakena ngo wifuza ko mugenzi wawe yatera imbere kugira ngo uzabone ibyo umusaki ni ukuvuga ngo rero nawe icyo urenzaho kapiteni w'ingabo za Yesu icyo nabasaba ni ugusabira mugenzi wawe kazamuka kugira ngo ujye ubona icyo nawe azamuke mureke amashari amashari ni mabi kandi ishari ribyara umurozi mureke amashari wifurize mugenzi wawe katera imbere icyo bizamuka reka tuzamukire icyarimwe dukunde ibyacu
dukunde bene wacu, dukunde umuco wacu, tuwusigasire kugira ngo dukore share, subscribe na comment, then kuri Walter TV show tubagezaho ibintu bizima. Ciao ciao. Ciao ciao.